Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose, wowe uri mu Rwanda, wowe uri hanze y'u Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri i Burayi n'ahandi hose, turagusuhuje. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ugire amahoro y'Imana, wumva uguwe neza. Turabifuriza ibyiza gusa bikomeze kubana namwe nk'uko natwe tubyiyifuriza. Uwiteka Imana y'amahoro ikomeze kubana na buri wese wifuza kubana nayo. Yaturemeye rero ibiremwa byiza, ibyaremwe byiza bibasha kudufasha, cyangwa se ibimera byiza bibasha kudufasha muri ubu buzima bwacu. Iyi channel murabizi yuko cyane cyane ivuga ku bijyanye n'ubuzima bwacu, ku buryo amagara yawe ataza kugenda uyareba ngo agende gutyo gusa. Oya, ntabwo ari byiza. Ndahari kugira ngo turwanye ubu burwayi bugiye butandukanye. Niba atari ikibazo cy'abantu bagenda baturuka hirya no hino bagasanga bangiza ubuzima bwacu, ariko nabo niba barimo, imiti tugenda tuyivuga kandi dushyiraho na nimero, mushobora kuduhamagara tukaba twabafasha. Tuje kubabwira ku mbuto yitwa moringa. Moringa, imbuto ibasha gufasha abantu benshi cyane mu buryo bugiye butandukanye, ku ndwara nyinshi turi buvuge ndetse n'izindi tutabasha kuvuga. Iyi mbuto ya moringa ishobora kugufasha wowe ufite ubu burwayi. Ariko mbere y'uko nkomeza, igihe uri kumva aya majwi meza, igihe urimo kanda subscribe, nguhaye amasegonda 5. Kanda subscribe, ukande like. Ibyo ngibyo ntabwo bitinda kandi nta n'amafaranga bigutwara. Nyabuneka, niba uzi yuko ibi biganiro bigufasha, nawe dufashe maze utange subscribe, ukore like, ushyireho comment icyo utumva udusobanuzi. Kandi ushobora gukora share kugira ngo mugenzi wawe, wowe niba utarwaye ariko we abashe kwifasha, mubishyire mu magroupe murimo, maze abantu bashobore kwifasha, kuko abantu benshi baraduhamagara batubwira ati mwarakoze, ni byiza cyane, kubw'uko bamaze kubibona hari uburyo ki bagezeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero turabyishimira, bidutera avantage iyo ukoze share, ugakora subscribe cyangwa se sabone, uko ubyumva ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero niba umaze kubikora, tuje kubabwira ku mbuto yitwa moringa. Moringa, akamaro kadasanzwe dukura mu mbuto za moringa. Izi mbuto ni imbuto zifasha amagara yacu. Benes do moringa. Ndagira ngo utere agatebe maze uze tuganire, kuko abantu benshi bazi moringa nk'umuti ariko ntabwo bazi ikibasha kubafasha. Abenshi baravuga, usanga umuntu umugeraho ngo moringa ngo ni umuti ngo ukomeye cyane, ariko wamubaza ikivura ugasanga ni ikibazo, kuko ntacyazi, gusa azi yuko ari umuti. Rero icara nkubwire kugira ngo ubutaha noneho nawe ubashe kuyikoresha, cyangwa se uyibwire abandi ariko nawe uyizi. Moringa, bimwe mu byiza by'imbuto za moringa ku magara yacu. Wambaza uti ni ibihe? Icya mbere, iyi moringa ibasha gusukura amaraso, igafasha gukuramo uburozi. Niba uzi yuko ufite ikibazo cy'uburozi muri wowe, moringa ishobora kugufasha. Isukura amaraso. Gusukura uburozi ni iki? Uburozi ni amaraso aba yamaze kwandura. Reka mbamenere ibanga, akenshi igihe kinini iyo ugeze kwa muganga bakakubwira ngo nta burwayi turi kubona, bagapima indwara, bakaza kukubwira ngo cyakora turabona infection mu maraso. Nta kindi baba babonyemo imyanda iri mu maraso. Iyo myanda rero ni uburozi bwamaze kwinjira mu maraso. Urasabwa rero kuyasukura. Ngiyi moringa ishobora kugufasha. Kabiri,
irwanya isukari nyinshi mu maraso, ni nziza cyane ku bantu barwaye diyabete. Ubwo niba irwanya isukari mu maraso, ni nziza ku bantu barwaye diyabete kuko ishobora kubafasha. Uwo nawo ni umuti. Ubwo turaza kubirebera hamwe uko itegurwa nyuma. Igabanya umuvuduko w'amaraso, igafasha umutima gukora neza. Ibi nabyo moringa ibasha kubifasha. Umuvuduko w'amaraso ngo ntuvurwa, diyabete ngo ntivurwa. Ngira ngo mumaze kumva icyo moringa yagufasha muri ibi ngibi. Ihagarika ububabare bwo mu ngingo n'amagufwa, kandi ikarwanya indwara zifata mu magufwa nk'umugongo, amavi cyangwa mu bikonjo. Amavi, aba bantu usangaho amavi cyane cyane bari mu zabukuru, yababanye ikibazo, kugenda byabaye ikibazo, ahamanuka ahaterera ni ikibazo. Ngira ngo mwumvise umuti. Umugongo, abantu bazengerejwe n'umugongo, nshuti zanjye, ngiki ikintu gishobora kukuvura ni moringa. Dukomeje, irwanya kanseri. Moringa irwanya kanseri kubera ko irimo antioxidant nyinshi zirinda udukoko twonona uturemangingo, bigatuma umuntu ashobora kurwara kanseri. Niba uyikoresha rero, ntaho ushobora guhurira na kanseri kuko moringa ishobora kuyirwanya. Isukura amara, ikanavura inzoka zo mu nda. Gerageza wifashe. Ifasha mu igogora ry'ibifungurwa, bigatuma ibyo wafunguye bihoka, bikagenda neza. Ubwo rero niba shakisha uburyo uyikoresha. Yifashishwa mu kugira uruhu rwiza n'imisatsi myiza, kubera ko ifite vitamini E na A nyinshi iri muri iki giti cya moringa. Wambaza uti ibi bintu bikoreshwa bite? Nibyo nje kugira ngo mbanze ngusobanurire uko bikoreshwa, utaza kuba uri kubyumva gutya ukavuga uti ibi bintu nubwo nabyumvise gutya, ariko se bikoreshwa bite? Ndahari kugira ngo ngusobanurire uko izo mbuto zikoreshwa. Imbuto mbisi, ushobora kuzikoresha ari imbuto mbisi. Fata urubuto rumwe cyangwa imbuto ebyiri ku munsi, ukazimira uko ziri, cyangwa uzikuremo kariya gahu, umire igice cy'imbere wabanje gutonora. Ibyo ngibyo byagufasha. Gerageza rero ubikoreshe. Ubu ni uburyo bwa mbere nari mbabwiye. Icya kabiri, ushobora gufata agafu kazo murya, ariko uragafungura cyangwa ukakavanga n'umuvinyo, cyangwa se ubwo baba ashobora umuvinyo nyine bakumvise, ariko ukanywa hose birashoboka kugufasha cyane. Wagashyira mu byo kurya cyangwa ukagashyira mu ndyo urya, cyangwa se ukagashyira ku muvinyo, gashobora kugufasha cyane. Intungamubiri zikomeye ziboneka mu mbuto za moringa, nazo reka tuzivugeho uko zikoreshwa. Namaze kubivuga, ariko reka tuvuge no ku ntungamubiri zikomeye zishobora kubonekamo. Iya mbere, hari poroteyine ishobora kubonekamo. Imbuto zifasha gukomeza ingingo z'umubiri no gukomeza imikaya y'umuntu. Hari na kalisiyumu, ni iya kabiri, zikomeza amagufwa n'amenyo, ikanafasha mu mikorere myiza y'imiti, kukurinda hari bwiza guhungabanya, mu kurinda ibishobora kuza guhungabanya imiti. Ibi ngibi rero moringa irabibasha. Hari feri.
ifasha mu kongereza mu koza amaso no kurwanya umunaniro uterwa no kubura amaraso. Feri ishobora genda hano babyanditse nabi, ariko ni kongera amaraso, no kurwanya umunaniro uterwa no kubura amaraso. Ibi ngibi bigatuma umuntu ahora arwaragurika. Hari vitamini C. Iyi vitamini irafasha kandi mu kongereza ubudahangarwa bw'umubiri, kubera yongera abasirikare, ikanabaha ingufu bakarwanira ku rugero rwo hejuru cyane. Hari vitamini A. Iyi nayo ifasha amaraso kubona neza, amaso kubona neza, kandi igakomeza uruhu ku rugero rwo hejuru, kubera vitamini A nyinshi iboneka muri moringa. Hari magnesium yifashishwa mu kugabanya umunaniro no gukuraho imihangayiko cyangwa se stress. Abantu bagira ikibazo cya stress. Iyi video yabaye ndende, ariko byari ngombwa yuko ubanza kuyumva kugira ngo ukoreshe moringa uzi ukuntu ukwiye kuyikoresha. Hari acide grasse omega 3, ni nziza cyane ku mutima no ku bwonko kuyihereza kenshi. Hari fibre alimentaire, irafasha mu isebwa ry'imfungurwa hamwe no kunoza amagara mu gusukura inzira zayo zikavamo ibicafu cyangwa se imyanda. Ushobora gufata intete imwe ku munsi rero cyangwa zirenga, bivanye n'ubukomezi bw'umubiri, ariko ukaraba nturenze 3 byibuze. Ukareba ku buryo ki utaza kurenza intete 3 ku munsi, igihe aba ari mbisi zumye. Ariko iyo zikaranzwe urashobora no kurya zigera kuri 5 ku munsi, nta kibazo na kimwe. Igihe ari agafu naho ushobora kuyirya nk'imboga cyangwa mu buyi, ndetse no mu byo kurya runaka, ugashyiramo ka gafu ukarya indyo yawe nk'ibisanzwe, kugira ngo ikibazo udahura ukabishyira ku biryo nk'ibisanzwe. Ufite ikibazo ushobora kuduhamagara kuri nimero dukunda gutanga 0722 5087 maze tukagusobanurira biruseho. Twanze gukomeza kuko iyi video yaza kuba ndende cyane, ahubwo wowe icyo ukwiye gukora, niba ufite ikibazo duhamagare kuri iriya nimero, cyangwa se twandikire muri komenti, kuko ibyinshi tugenda tubisanga muri komenti tukabona kubasubiza. Rero bikoreshe neza maze witungire amagara yawe mazima, aho kugira ngo umubiri wawe